Kagarara, Ashton Small. Hari ibintu rimwe na rimwe bitangira nk'umukino cyangwa igitekerezo gito, ariko nyuma bikavamo amateka akomeye cyane. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru y'umunyarwanda Kagarara, umusore wabashije gukurura amaso y'umwe mu bantu bakomeye cyane ku isi ku mbuga nkoranyambaga. Uwo ni umunyamerika Ashton Harry. Igitangaje ni uko urugendo rutatangiriye ku kibuga kinini cyangwa ahantu h'ibyamamare, ahubwo rwatangiriye kuri telefone no kuri internet, aho Kagarara yakoze amashusho yigana imyitozo n'imyitwarire ya Ashton Harry. Ariko ni iki cyatumye Ashton Harry amubona? Ni gute umusore w'umunyarwanda yaje kugira ku rwego rwo guhura n'umuntu ukurikiranwa n'abantu miliyoni ku isi? Ngo ikaze, turi kuri Hot World Entertainment. Mu gihe imbuga nkoranyambaga zikomeje guhindura ubuzima bw'abantu benshi, Kagarara nawe yafashe umwanzuro wo gukoresha impano ye n'ubushake bwe kugira ngo agaragaze icyo ashoboye. Yatangiye gukora amashusho ajyanye na siporo, imyitozo ndetse no kwigana uburyo Ashton Harry akora ibintu bitandukanye mu buzima bwe bwa buri munsi. Hari abantu benshi bashoboraga gusa bagafata amashusho ya Ashton Harry asanzwe ya internet bakayitirira, ariko uburyo Kagarara yabikoraga, imbaraga yashyiragamo ndetse n'umwihariko we byatumye abantu batangira kumwitaho, banamugereranya na Ashton ariko mutoya cyangwa Ashton mugufi. Nyuma y'igihe amashusho ya Kagarara yaje kugira kuri Ashton Harry ubwe arayibonera, ni ibintu byamushituye ndetse agira inzozi n'indoto zo guhura n'uyu mugabo. Ashton Harry yashimye uburyo uyu musore w'umunyarwanda yamwiganye ndetse n'umurava yamugaragarije. Byabaye ikintu gikomeye kuri Kagarara, kuko umuntu yakurikiranaga ibyo yakoraga kuri internet yari amaze kumenya ko hari umunyarwanda ukora ibihangano bye 100% cyangwa 120%. Ibi byerekanye ko muri iki gihe internet ishobora kuba ikiraro gihuza abantu bari mu bihugu bitandukanye, uri ku mpera imwe y'isi no ku yindi mpera y'isi bagahura ndetse bakaba inshuti. Inyuma yo kumenyekana, Kagarara na Ashton Harry bagize amahirwe yo guhura imbona nkubone. Ni ikintu cyatunguranye ndetse benshi babyibazaho. Uku guhura kwabaye ikintu cyashimishije benshi, cyane cyane abanyarwanda babonye ko impano y'umuntu umwe ishobora kumugeza kure. Ibizwi nka dreams comes true. Inzozi zawe zikaba impamo warose imyaka n'imyaka bidasabye imyaka ya mbere, ariko mu busaza bwawe bigakunda. Byari isomo ku rubyiruko rwinshi no gukora ikintu ukunda, kugikora neza no kudacika intege. Ibi nibyo bintu bishobora gufungura imiryango utatekerezaga. Urugendo muri Afrika rwa Kagarara na Ashton Harry nirwo rwatumye isi yose icika ururondogoro. Byagenze bite? Ni igihe Ashton Harry yakomeje urugendo rwe muri Afrika, aho yasuye ibihugu bitandukanye ndetse akorana n'abantu batandukanye. Muri urwo rugendo, Kagarara nawe yabaye umwe mu bantu bagize uruhare mu kumwereka byinshi ku muco n'ubuzima bwo muri Afrika. Byabaye umwanya wo kwerekana ko Afrika ifite impano nyinshi kandi ko imbuga nkoranyambaga zishobora kuzihuza n'isi yose. Hari isomo ry'inkuru ya Kagarara benshi bavuze ko bagomba kubyigiraho. Ni inkuru ya Kagarara itangaje, itanga ubutumwa bukomeye no kudafobya igitekerezo gito cyangwa impano yawe. Abantu benshi batangira ibintu ntacyo babona bitanga, ariko gukomeza gukora no kwizera ibyo ukora bishobora guhindurira ubuzima wowe ubwawe ndetse na rubanda, ugatanga n'akazi. Byaguhindura ubuzima ukaba igihangange. Uyu musore yerekanye ko n'umuntu uri kure y'ibyamamare ashobora kumenyekana ku isi igihe akoresheje neza amahirwe ye ahari. Twese dufite amahirwe, ariko ntabwo tuyakoresha kimwe. Kagarara na Ashton Harry bamaze kwereka isi ko imipaka y'ibihugu itakiri inzitizi mu gihe isi ihujwe na internet. Internet yakuye imipaka. Nakubaza ni, ese wowe ubona iyi nkuru ya Kagarara ari urugero rwiza ku rubyiruko rwo mu Rwanda? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment.
niba ukunda inkuru nk'izi z'abantu bahindura amateka, gukomera no gukomeza ukurikirira inzozi zawe, ariko ngo ikaze kuri Hot Rod Entertainment, kanda subscribe, share na comment, twimanukire. Depa 250 niko nitwa. Ciao ciao.